si umunsi tugiye gushishura by'umwihariko ibintu bigiye biri buze kuza gusohoka muri episode y'uyu munsi nk'uko muri kubibona, ndetse abenshi ntabwo mwigeze mubimenya, mwumvaga ko bitazigera bikunda, kuko nahoze ndi kubona komenti nyinshi, bamwe bati Tricia turagukunda, abandi bati Alice turagushyigikiye, bati wicika intege. Mbere y'uko rero mbahishurira iby'iyi foto nk'uko muri kuyibona, aho Dani ndetse na Alice, ese murakeka byagenze gute, ari iki cyabaye? Rero ubanza ujye muri komenti mushyiremo udutima twinshi, ndetse kandi abantu mutarakanda subscribe mwibuke mukande subscribe. Rero ubundi turebere hamwe inkuru nziza mwese mbafitiye, ndetse ikaba inkuru mbi ku bakunda Tricia. Rero niba ukunda Tricia ukomeze kwihangana rwose, iyi nkuru ushaka waba wikomereje, kuko iribuze kuza kugushengura umutima. Ndetse kandi abakunda Alice ndagira ngo mutemo udutima. Ese ubundi mu busanzwe mbere ko twinjira no muri iyi nkuru, ese ari uwo bita Alice ndetse n'uwo bita Tricia, ubundi wowe ukunda nde? Ese wumva wisi yabana nande? Rero niko kantu ka mbere ngira ngo tube tuganira muri comment mu gihe tugiye kubabwira uko ibintu byagenze. Reka rero duhere ahangaha. Twabonye ku munsi w'ejo uwo bita Alice ari gutera story Tricia amubwira ati rwose batundishimye, batunda tuje, bati noneho ubu namaze kumenya igisobanuro cy'urukundo ndetse cy'uwo nshaka gukundana nawe. Ati ku munsi w'ejo nakubitaniye mu muhanda n'uwo umutima wanjye watwaye. Ati nakubitaniye mu muhanda n'umwe mu bantu numva bavuze, numva bagenda, umutima wanjye ntuhame hamwe. Ati rwose bati ibingibi byarantengushye, bati icyambabaje muri byo ni uko n'ubundi nta kintu gikomeye yigeze ambwira. Ati ikindi kandi nabonaga anambwira ko ari bize, nk'uko namwe mwagiye mubibona. Uwo bita Tricia ari nako akomeza abwira Alice ati kuraje, bati kuraje byose biracyashoboka. Ese koko uwo bita Alice akomeze agerageze, cyangwa ibintu byamaze kuba byamujabuka? Ako ni akantu tugomba kuganira muri komenti, ndetse kandi tukanakarebera hamwe uko benshi mwagiye mubibona, uko mwagiye mubyumva. Ese murabona bizagenda gute? Niki kizajya mbere? Reka gato twimuke tujye ahangaha. N'uwo bitanana nawe yakomeje guhatiriza urukundo, ari guhatiriza urukundo avuga ati ndagukunda, bati niwe muntu wa mbere, ariko biri kugaragara ko bari kugenda bamutera indobo. Ese mwe mubibona mute? Ese murabona iby'uru rukundo rwo bitanana bizagenda gute? Niki kizajya mbere, by'umwihariko kuwo ashaka ko babana, dore ko noneho byose bijya guhuhuka uwo bita Nana. Ariko tubuze kuza kubigarukaho ku mpera z'iki kiganiro, kuko ni ikiganiro cy'iminota itarenze 6, kuko no ku mpera z'iki kiganiro mbafitiye inkuru nziza y'uwo bita Alice, kuko Alice mu kanya agiye kuri live ya TikTok, arangije agira amagambo avuga, ndibuze kuza kubumvisha ibyo yagiye atangaza. Reka tujye kuri iyi ngingo. Nk'uko muri kwibona, uwo bita Tricia ndetse na Dani bari baganira bishimye, ubona ko ibyishimo ari byose, ndetse kandi uwo bita Dani ari kugerageza kugaruramo imbaraga n'ubundi. Tricia ati humura wicika intege, ati byose birashoboka, bati ikindi kandi byose ugomba kubinyuramo ukabikora neza cyane, bati ikindi kandi uko biri kose njye ubwanjye mwizereramo. Ako kanya rero uwo bita Nana yahise ahagera, byose arabizambya. Nyuma y'uko rero yari asanze bari kuganira ndetse mu burakari bwinshi, binagaragara ko nyine atabyishimiye, arangije ubona ko agerageje kugira umujinya mwinshi cyane, ari nako yahise akurubana uwo bita Dani, aramubwira ati vayo, bati vayo, bati mvuze ngo iki, bati ngwino kandi none ahangaha. Ese ibi bintu bizacura iki? Ese biri buze kuza kuba byagenda gute? Ese
niki kiri buze kuza kuba cyakorwa. Kwa abantu benshi batangiye kuvuga bati rwose ibi ngibi ntabwo byakagenze gutya, bati urukundo ntabwo ruhatirizwa, bati ahubwo gukunda umuntu nyine ni ibintu muganiraho. Icyo benshi banavuze akavuga bati byanagaragaraga ko n'ubundi uwo bita Tricia ndetse na Dani bari bishimye cyane, ariko Nana akimara kuhagera abitegereje neza mwabonye ko uwo bita Dani bitigeze bimushimisha. Rero kuko ari n'abasezeranyije ndababwira nti komera z'ikiganiro ndibuze kuza kubaha inkuru nziza, ndetse kandi ikaba inkuru abandi bashobora kumva ntibayishimire. Rero iyi nkuru imeze gute, byagenze gute, niki kiri kujya mbere? Rero muri episode zigiye gukurikira nk'uko muri kureba iyi foto, ese ukireba iyi foto utekereje iki? Ese ni iki wibwiye? Ese urakeka muri episode zindi bizagenda gute? Ni iki kizajya mbere? Ese ukuri guhari kuzajya hanze ni ukuhe? Gusa ngerageje gusa nkubakopezaho gato cyane, ni uko uwo bita Alice ndetse n'uwo bita Dani ibintu byamaze gufata urundi rwego, ndetse Tricia yamaze kumirwa. Aha rero niba witeguye agace k'uyu munsi, ndagira ngo ugire icyo umbwira witeguye uyu munsi. Ese uyu munsi urumva witeguye iki muri iyi filimi? Ndagira ngo tujye muri komenti duse nk'ababiganiraho, ndetse kandi ibintu bikomeze bibe uburyohe. Reba ko wamaze gukanda subscribe, like, share na comment, kuko ku munsi w'ejo rwose turuze kuza kubaha groupe, cyangwa se turuze kuza kubaha link ya groupe tugomba kujya duhuriramo, ubundi tukaganira, tukabiva imuzi n'imuzingo, tukarebera hamwe akantu ku kandi ikijya mbere, ndetse nuko bihagaze magingo aya ngaya. Reka rero nkomeze mbashimire uburyo ki mukomeza kubana nanjye, mudahwema kumva iruhande, ahubwo ibintu bikomeza kugenda neza. Ndabinginze mugerageze, ariko abantu mukunda iyi filimi mukande subscribe, mukande like ndetse na comment, ubundi dukomeze tujye twiganirira, turebere hamwe uko twayibonye. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane cyane.